Nibyo nyobozi yahagaritswe mu nshingano, nibyo byatewe n'impamvu zitandukanye ariko zose zihurira ku mitangire ya serivisi. Abaturage bagaragaje ko batabona serivisi nziza biturutse nyine ku buyobozi. Tumaze gusesengura rero nk'inama njyanama, tubyemererwa n'amategeko kubaza inshingano abo dukorana komite nyobozi. Twasanze rero igihe kigeze yuko bahagarikwa kubera ko batabashije kuzuza inshingano. Abahagaritswe ni bande? Ni Nyemazi Jean Bosco, umuyobozi w'akarere, na Munganye Hope, umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu, na Harerimana Jean Damascene, ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Basime Karimba Dorine agaragaza kandi ko abo bayobozi bahagaritswe bakagombye kugira amakuru ku bibazo by'abaturage kandi bakayakoresha uko bikwiye. Gusaba abayobozi mu bindi banengwa harimo no kudakorana neza hagati yabo ubwabo. Nabyo biri muri serivisi. Urumva ubundi abaturage amakuru abayobozi bagomba kuba bafite amakuru cyane kuko bahaba buri munsi, bagomba kuba bari mu ifasi buri munsi, bagombye kuba bafite amakuru. Ariko n'ikindi twamenye nuko n'amakuru hari ayo bari bafite ariko ntibayakoreshereze mu gihe. Ibyo rero nabyo ni bimwe, ariko hari n'ibindi bitandukanye nk'uko inama njyanama yagiye ibisesengura. Havugwamo no kudakorana neza hagati y'abayobozi. Byagaragaraga yuko hari inshingano zidindira kubera ko batabashije gukorana neza, guhana amakuru mu gihe no kugirana inama. Ubu rero harakurikiraho nyine ibyo amategeko ateganya, harakurikiraho yuko n'ubundi abayobozi baragenda ariko ntabwo ubuyobozi bugenda. Wenda icyo nakongeraho ni uguhumuriza abaturage b'akarere ka Kayonza. Nibyo koko hari serivisi batagiye bishimira, ariko icyabaye ni ukubazwa inshingano, nta kindi cyabaye, ni ibintu bisanzwe. Umuntu iyo atubahiriza inshingano neza azikurwamo hakagira abandi baza, serivisi bazakomeza gusaba serivisi kandi bazakomeza kuzihabwa. Dufite inshingano rwose yuko abaturage bazongera bakajya babona serivisi nziza kandi mu gihe kitarambiranye, be kugira ubwoba yuko bari bubure serivisi kubera ko abayobozi batakihari.